Ngiye nta muhungu nagiye inama yo kuvuga ngo nareke gusambana. Uri kwiba, ufite igitsina, uri umukobwa, uri kwiba, uri gukura abahungu b'abandi wagikoresheje. Yavuze ko yatangiye kuryamana n'abahungu afite imyaka 12 y'amavuko, yongeraho ngo nese umuhungu ari ikintu abereyeho gusambana. Ngaye ngo kureka duhere hano, umwati waryamanye n'abahungu 100, nyirubwita ati wibagabanya nanjye sinzi umubare wabo. Umunyamakuru yongeye amusubirishamo kugira ngo yumve niba koko ibyo yavuze yabihindura, ariko ndashize amanga arongera yungama ati 100 bararenga kuko nanjye ntago nzi umubare wabo, bitewe nuko nabitangiye mfite imyaka y'abana cyane. Diane ni umukobwa ukiri muto cyane, yewe umwitegereje ubona afite imyaka itari hejuru ya 16, gusa yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga amagambo yatumye abanyamakuru n'abasesenguzi begura ibitabo bagatangira kwandika kuri iyi nkuru. Bimwe mu byatumye abakoresha imbuga nkoranyambaga baguruka bagatangira kumurwanya no kumucubya, harimo ijambo yavuze avuga ko ngo akazi k'abahungu ari ugusambana, ko ngo umuhungu udasambana nta kamara bafite. Ahangaha rero sasa urahita wibaza kino kibazo, none kuri leta yacu yigisha urubyiruko ingaruka mbi z'ubusambanyi ndetse kanatubwira ko ubusambana ari kimwe mu bimunga urubyiruko rw'igihugu kandi kikaba n'ikiyobyabwenge kabuhariye mu kurangiza igitsina gabo burundu. Uyu wadutse kashimishijwe no kubikora ndetse akavuga yuko abasore n'inkumi batabikora ahubwo nta kamaro kabo bafite mu gihugu, we arafatwa gute? Icya kabiri ibaze yuko avuga ngo yatangiye kwigishwa gukura imibonano mpuzabitsina afite imyaka 12 y'amavuko, bisobanuye ko nitujya mu mategeko turi busange uyu mukobwa yarahohotewe kubera yuko ibyakorewe abikora akiri umwana mutoya cyane wabe twitururere. Dore ikindi kibazo rero, haryo ubungu uyu mwana ko yakoze aya mahano ku bushake bwe, ubungu yibaye ngombwa ko leta ikurikirana abamukoreye aya mabi, bashinzwe ikiye mu byaha? Ese bavuga yuko bamuhohoteye cyangwa bavuga yuko bamushutse? Gusa nanone uyu mwana Diane kurikije uburyo bivuga ntago rwose agaragara nk'umuntu wahemukiwe, ahubwo we rwose ameze nk'umuntu yigamba ibyakorewe ndetse anashimira. Hari abavuga yuko ngo bimwe mu bituma urubyiruko nka Diane rwishura mikorwa nk'ibi ngibi bigayitse bituruka muri bamwe twakabaye dufatiraho nk'urugero nk'indirimbo yitwa Aragitose yitwa Jitafi iri kuri kuroza muri iyi minsi. Benshi bavuga ko ari kimwe ngo mu bihangano biri kwigisha no gukwirakwiza ubusambanyi mu rubyiruko. Wibuke imvugije nyuma yuko mu karere ka Rubavu hagaragaye abana bega muri nasana za primaire bagenda mu mihanda barimba Aragitose ndetse rwose ubona babyina basa n'abagaragaza imyitwarire iganisha kuri ya mico n'ubundi mibi. Si ibyo gusa kubera kubona ari n'ababyeyi bagaragaye ubona rwose babyina bizuye no kubyina indirimbo ya Jitafi. Nuko umuvugizi wa RIB Dr Bimurangira atsira byumvisha ati burya umuntu atanga icyo afite, umuntu atanga icyo afite. Aha, umuntu atanga ibyo afite na Jitafi rero yabaye rwose ibyo yari afite. Ubwo kubera kimwe mu ari ibintu bidakuye muri society hanyuma mukabigena mukanabisharinga. Si ibyo gusa ari n'izindi mvugo zagiye zifatwa nk'izikwirakwiza ubusambanyi nk'imipuri, akinyuma ndetse n'izindi zitandukanye. Gusa ariko nanone reka tugaruke gato kuri Diane. We avuga yuko kugira ngo bimugire imbata byigishijwe n'abakobwa ndetse n'abahungu b'inshuti ze, haba bo kwishuri ndetse n'izindi nshuti ze za hafi. Gusa igitunguranye nuko Diane avuga yuko atangiye aryamana n'abakobwa bagenzi be bahuje ibitsina, nyuma akagenda avangamo n'abasore gake gake. Ibaze yuko Diane avuga ko ikintu cya mbere yakundaga ko ari kuryamana n'abantu bahuje igitsina, kubera ko ngo guhura n'abasore ntabwo abyumvagamo cyane bitewe nuko abamwigishije bari abakobwa bagenzi be. Diane wemera ko guhuza ibitsina bisa biryoha kurusha guhuza ibidasa, kubera ko ngo guhura no muhuje ibitsina wiyumvamo bwisanzure cyane. Kuri ngo nangashikariza bagenzi be kubikora, ariko none avuga yuko buri muntu agira amahitamo ye. Avuga ko byari ubushake bwe nta muntu rwose wamushutse, ikindi kandi ngo yaje kwisanga mu rungano rugenzi rwe narwo rwose rumeze nkawe. Nubwo abikora ngo nta kimubangamira mu buzima kandi ngo nta n'icyo yicuza kuba yarabihisemo. Avuga yuko kuba utabikora mu buzima ubayeho nabi ndetse kandi ko kureba imwe mu mutuzo. Urwo ni uruhande rwe, nubwo tutarumva uruhande rwa RIB n'izindi nzego icyo zivuga kuri uyu mukobwa. Reka nkwibarize, ese koko nk'uko abivuga abahungu bagendera kuri imibonano mpuzabitsina kuko nta kamaro bafite? Ese ku ruhande rwawe wifata ute kubona udakora ibyo Diane akora mu buzima bwe? Ubona Diane se ari mukuri nibara cyangwa se yarayobye? Reka twumve uko utekereza mu gasanduku ka hari ibitekerezo hasaho. Nkora subscribe nimba kunze ka documentary nk'aka nyina cyari Obinangini Obi Time News. Obi Time News.